kumubona ni mu ndirimbo ya Bwiza mwakoranye ahazaza hacunja amashushanya noneho barayakinye niba ari umuntu wa mbere kuri isi nabonye ukora ibintu nyine njye ndi proud yo kugufana pe sibyo uri na role model wanjye njyewe reka mubwire sibyo niwe burasirazuba urumva niwe burasirazuba ariko narifuje kuzahura nawe wamuye nawe ni iby'agaciro noshimira Imana ngenda neza ndimo gupfundura ya ntabwo abasha kubona abifungurira oh yagapfundura hano kavuga kataza mbese wumve ngo nabuze n'ukuntu nabivuga wabona noneho kuva nabaho n'ubwa mbere bise nemera tayari ubundi nge ni icyamamare nari kubwiye ngo nzagusohokana ugira ngo ni uyu musozi ukuntu ari mutegereje cyane rwose nakuzanye ndahakunze cyane wakunze ugasohoka ahantu itandikisha ari wanjye niba nundi kwamba kuza muri Alex hano hantu nje numva cyane aha hantu ni hahandi uza urumva wahanywera waharira waba uri umukobwa utajyaga mu mihango ugahita mayi nkarero rahira imihango yarabuze ukaza kurira aujourd'hui aussi c'est un autre umunsi nari mutegereje ahubwo ukuntu njya ndara ntekereza avuga ati uriya uzambera umugore ryari nibyo bintu ndi kwibaza cyane rwose nanjye ibyo mba nibaza ese urasheri wanjye nta mugore afite umugore reka nta mugore ugira se nta mugore ngira gusa nzi gutanga keya pe nzaguha keya bikurenge kubera ko nanze gushaka ndi muzi nza gushaka kuzabona umukobwa mwiza nawe nanjye marishimwe ko utashatse mama nari kubona arakubonye ntabwo ari kumbona pe ntabwo ari kumbona kuko umugore ntabwo ari kumbona kuko umugore nari nagereje ni wowe yego se none we nanjye wari utegereje rero nabonetse wabonetse niyo mpamvu nanjye nakuzanye hano kugira ngo tuganire n'amagambo nyine ya yandi abakundana baba bakeneye kuvugana kagira inkuru rero sheri wanjye buriya nta n'ikindi kintu njya nkora mu bintu byose bibaho ku isi ndagukunda yanjye ubundi izimeze neza inka data turashize none sheri wanjye urankunda nawe usigaye uri mwiza yego se sinzi ibintu uri kurya wibeshya ahubwo mbwira ubushize ubwo duherukana kuvugana kuri telefone numvishe uri kumbaza ku bintu ngo bijyanye ngo n'itariki tuzabaniraho ese sheri sibyo tuzahora turi aho duteretana dusohokana mu tubari twiza kwa makuza hehe na hehe muri Alex ijya wongera kwa makuza muri Alex hari igihe nyine biba byancanze bane ndani ibintu byose ariko wabonye ko ibintu hano byose ari neza ko nabonye ari heza cyane nahakunze ngo batarakwakira ariko serivera ahubwo akwakira kamuhamagare ugiye kumuhamagara kandi nabonye ahangaha ahasirimu mwana wanjye ntabwo wabonye sonori ku mameza yabo koko mbwiriye singira sonori se urasona bari hepfo mbanza ubwo noneho wakandaho byashoboka kandaho narebe kagira uziko biravuze ubu bari hepfo barabyumvisha ngo icyo kunywa bagiye kukizana tunywe rwose tumere neza nta kibazo ahubwo gisimba nabimenye nubwo ngira n'isonori kene nabibonye uzi ko igihe naziyemo hano nayo nabimenye ntabyo nari nzi pe nabonaga nza gutya ngenda gusa hano hantu pe njyewe niba ufite inshuti z'abakobwa byose bwira muzanane hano haba serivisi nziza nanjye nahakunze gusa ahubwo tuzongera tuhagaruke ariko hari akantu nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga umuhungu yari yasohokanye umukobwa ariko umuhungu noneho yari afite umugore yari afite umugore baza guserera byadanje none najya mubaza nawe nk'umuntu yagusohokanye ibintu nabonye byabaye kuri uriya muhungu n'umukobwa ukuntu babigenjeje nk'ubu nk'umuhungu yagusohokanye ugasanga afite umugore ubwo yankira noneho yanambeshye mbeshye ati ngo ni umusore nkasanga ni umugabo ntabwo yankira ntabwo yagukira ntabwo buriya nabonye intambara nziza iyo mubikemuye neza ndizera ko twebwe ibyo bitatu ni urugero naguhaga ni urugero ni ukuvuga ngo ubwo bikubayeho wamukorera iki nk'uwo muhungu ntabwo yankira ntabwo yagukira ariko ibintu byose ni ukwihangana ariko hari ibintu utakwihanganira umuntu wabanje no kubaza
uri umupapa akakubwira ati oya urumva nyine nawe bibaye ntabwo wabyihanganira. Yego. None se hari icyo wikeka? Njyewe ntacyo ubu nakikeka iki? nari ngize wenda ufite umugore ukaba nta mugore ufite. Umugore nawe mfite. Umugore nawe mfite. Twe rero tugiye kwishima twisanzure Imana aza twakire kuva bavuze yuko Imana araje se. Ndabona ari umuntu kuvugisha. Umukobwa buriya niwe ukora hano. Niwe ukora hano ubwo araje kutwakira kuko twakanze kuri sonore. Nta kibazo. Reka hagere kanza aza twakira. Yego. Noneho uyu wamubwira icyo atuzaniye. Bebe njyewe agapiti imitsingi. Wabyumvishe? Ugomba kuzana ibyo sheri wanjyamo. Ipeti y'imitsingi. Kiravana vuba urukanga. Sawa murakoze rwose. Yego. Ntateruka rwose. Ukanywe wumve wishimye. Nta kibazo shingana se sheri wowe utamubwira ikintu unywa. Icyunywa n'icyunywa. Barabizi. Nta kibazo. Cyane. Oya ntupfundure njye ndipfundurira sibyo? Ikibazo mwakoze urakoze cyane sibyo? sheri wanjye aka ni akawe. N'abashubijemo n'ubundi byose se kagwe tuba turi bubyikorere nta kibazo. Tuba twateguye reka mfite umusheri wanjye w'umusirimu. Niba upfundure? Ntabwo abantu bashatse ngo nabifungurire se. Yagapfundure hano kavuga kataza. Ubundi niwe nawe. Abagabo no kunywera mu mavide. Ngo ntabwo ibirahure ngo ari iby'abagabo. Abantu ugasoma ushaba ibanza usomeho kugira ngo ntacyo bitwaye sheri wanjye sibiswa gukora se wambwira gukora ntakanda ndabizi ndabizi pe. Ndabizi urankunda. Abantu bose bagenda batambuka bari kuvuga ati kanaka tayari. Kanaka barakundana byaganje. Niyo mpamvu nanjye ngukunda sheri wanjye. Ni ukuvuga njya kugusohokana nabitekereje mbizi cyane. Mubizi neza? Mbizi kubera ko ese ubona no gukunda. Sheri urankunda ariko nanjye ndagukunda. Ariko nyine igihe cyo kubana cyo numvaga twazabana hashize nk'imyaka 5 byo. Yesu sheri ko imyaka 5 ari myinshi. Ni myinshi se? Yesu sheri ni myinshi cyane pe. None urumva twagiye dusohokana. Basigabanya hano kwa makuze muri Alex. Babonye n'umusheri wanjye kari kunjijisha no gusohokana gusa. Umva se nyine. None se wenda hari akantu nakubwiye hano muri Alex harimo n'ibyumba byiza nyine bino bajya bita rogi. Ese sheri urashaka ko tuzajya no muri rogi? Ese mu gihe tutarabana n'ubundi nageraho gake nyine. Ariko twarindira tukazabana maze tukazabikora twaranabana. Ibintu byo kuzajya twishimisha turyoshye bya buri kanya. Ubu nana no gukoraho gake n'ibyo byakanga. Nese umugore wa nako wowe uri umugore wanjye. Rero reka tuzarindire igihe cyo kubana kigere. Hanyuma se hano kwa makuza muri Alex bwo ariko kano kabari wabibonye ko nekeza kagira serivisi nziza. Njyewe no kugira wemere njye nagiye ubushize njye ni Rubavu nagira ati umuntu uzajya uzi Kigali naze kunywera muri Alex njye tuzashwana inshuti zanjye zose. Edi uramuzi njya mwumva za YouTube n'aba Joshua bariya bose. No James waramwaka naha. Oya sheri uramubeshye. Yego nta kiri ku cyambere cyo no kumenya ko hari serivisi nziza. Uwo nese mbega mubaza ahantu twagiye tunyura hose wahabonye. Ubu nk'umuntu aramutse kubwira ati ndangira aho
Alex iherereye kwa Makuza ni urugero tumere nkaho uri kwamamaza wavuga ngo iki sheri namuyobora twabanje guca kuri mera neza turaza tugera ku bigega turaza hafi aho ariko hari icyapa cyanditseho kwa Makuza rero nabona munsi yemera neza azi ko ari byo urumva akantu kako kameze neza kirabwo ciyaza wowe akono none mise numva ritereye rise rishaka kugira oya se wajya kubona ziranaje sheri benshi cyane yewe ziba hafi oya se mama yanjye ukuvuga ndashaka ko nuko kuzana ibintu byo kubana watse babanza gutera inda mbere ko tubana sheri ese ntabwo nyizeye uko ntabyara ndakwizeye ariko ngundi kubyara ndabyara ntumgira n'umugore uzasanga byara ariko muteye induri iwanyu byaba byiza oya rumva ariko nabandi iwacu ntabwo ndabandi iwawe ufite angahe ko ushaka gushaka sheri tuzabyumvikana amafaranga si ikibazo ariko ibintu nibishaka amafaranga urayafite ibintu nibishaka nayo nayaba nayo numvaga narahangayitse ntaza aho nzakura ayo amafaranga azabona ayo gukodesha ngira ikibazo azaboneka ariko basi tunabana Mabuja none ubu ngubu urangereza umushahara neza kabisa. Abaye. Uzi umugabo wawe ibintu ari gukora hararuguru. Ari hese kandi. Muri Kigali relax kwa Makuza. Kwa Makuza. Umanutse munsi ya mera neza. Niho bari bameze gutya. Aguzwe mazi. Ari kumwe n'indi ncoreke. Yeba mama munguki. N'indi ncoreke. Ntago wabindi. Urahazi tugende. Iki se kubanza ukaba mu mafaranga nyire kuzaza. Amafaranga urashaka ngahe? Ushaka kwanza wowe mbwira ushaka yose ndayaguharwa. Tugende mwese kwagireke. Wongeza umushahara. Ndabishwanya. Tugende. Umva umbwire Mabuja je nunzaniye ibintu by'imikino. Banzu nyishyure. Ako sawo urishyuza mbere ntaramenya niba ibyo uri kunga ari ukuri. None uri kumva ndi kukubeshya. Okay, niba ugira ngo ndi kubeshya, kamwihorere none. Akose nawe ntukivumbure nk'abana. Ubwo urubona kwivumbura gutyo nk'abana bikaba mu basi nyine. Basundi wawe nturi umuntu mukuru. Urumva nabure cyo nguha ngo ugende urubanyereke. Wowe ubanyereke gusa ndakwereka. None se wumva ko gwishije kuri Yakobo se? None Mabuja none twarakikaraga nkatamba kwereka. Tugende ubanyereka ahubwo reka mubwire. Tugomba kwikora mu ibanga bose aho atazabimenya urumva. Kandi ntago ari none aha tugende uhanyereka aho atazayibanga. Turi kumwe se. Nana kamwuma. Hoya pana none habana uragira ngo tuyiteze abantu wowe. Mabuja reka mbanze nkubwire. Uzaramuka umbeshye. Nzahita nkwiyereka.